nyine ngumva uraba wavuze utugambo ariko nanjye ndaba nabaye nta kibazo ubwo ni kimwe sawa sawa ubwo twabyanzuye ni pasu urese urajya bika icya kabiri cyawe twavunikiye kimwe cya kabiri cyawe twavunikiye ubundi ubu gahunda nakubwiye wayubahije nayubahije mbese kiracyakanuye nkumbaguzwe iyo myisi utyo gutyo akura muri neta areba ugasanga ureba ibyo utaye maso ndayakura abaswa si byo wambaye karame mwana we nateye imibare ahantu hose mbura uburyo mbona uko niko twakihangira imirimo kuri pe wateye imibare gute se mwana we natekereje ndavuga ubu koko ubuzima buragoye i Kigali nta kazi ugira nta kazi ngira nta n'umuntu n'umwe tuzi ndavuga ni rero icyiza nuko twakifatira natwe umwanzuro tugahita tuza ewana tukicara ahangaha tukahabera iki tukahabera ikigeragezo ubwo uraca wese ni ukumupfukama imbere tukamwinginga tukareba uko bigenda none ubwo ngubwo wabipanze wogiye kubimuha ku buryo niyo yagukura muri nete amaso aramera nkaho wagira ngo yanavuye ubundi njyewe ndajya mbinginga turebe uko babasi niyo yaba 10,000 arababaye ite twiyano ese saa dufa aradufasha iminsi aradufasha noneho n'undi munsi tuzajye gutekana ariko nuko guteka imirimo imitwe ubundi ubu gahunda nakubwiye wayubahije nayubahije mbese kiracyakanuye nkumbaguzwe iyo myisi utyo gutyo akura muri neta areba ugasanga ureba ibyo utaye maso ndayakura abaswa si byo wambaye hamwe era neza uko nyine kandi uraramuka ubyisha uhita umenya ko njye nawe birangiye nta n'ahantu tuziranye uhita bimenya nanjye nzimenya wese azamenya umuruho ntabwo mbyica mwana kandi reka mbanze nkubwire n'ikindi ninjye uzajya mbika amafaranga ibyo kwivugishwa ngo papa ntabwo mbireba uri kubyumva turaza kubiganira tubiganire noneho abantu bataraza ese sinjye ndaba nawe wahumye se njye ntabwo ndaba ndimo ndareba ego nyine njye ndareba kuki se njye ntemeye guhuma ngo wowe papa urebe none se nyine kuki utahumye rero kuko ari njye nahumye ni njye ndajya nyabika uyabika se kuko wayavunikiye cyane ngenda njya mvuga utugambo mvuga amangambure nyine ngumva uraba wavuze utugambo ariko nanjye ndaba nabaye nta kibazo ubwo ni kimwe sawa ubwo twabyanzuye ni pasu urese urajya bika icya kabiri cyawe twavunikiye kimwe cya kabiri cyawe twavunikiye niba duvunikiye 5 2,5 buri wese abike 5 kandi byaraye papa wabibonye umuntu araje kuma nyine asisi ndakira nacyo ari enda ni inkuba muri se yakwihangira imirimo kufunguza babarire do papa wanjye yarahuye wadufunguye babarira wadufunguriye ko rwose mba mbafungura ariko nanjye ubu ngubu nibwo ngiye guhiga amafaranga cyeko ningaruka nkabasanga hano ndabafungura ndaza nabiteka imbere abantu musabiriza namwe muratukana nyuma hari abandi musabiriza urambarira irangegera ngo ni amafaranga ifite yo kaburi uri gusaba ingegera warebye abantu hanyuma se wese byageze bikaba yusha rega nuko nje ntareba yibe ndi kureba mbarasa abantu bazi uri muri kayanga mbene muze ko tugiye kuvuga nagubona nawe genda Kigali ngo ushaka abandi rero shaka abandi se we wabashaka shaka abandi hakirika nshaka abandi wese wabashaka nubwo urakimbuye nishaka genda nishaka igwe we imvura se nibiki nibwo se urayimurya nyine nawe ujye ureba abantu bafatika bazima ukareba bwa rushati mu miyaga pe ntagakire nindeba bazima nabo nibagiye icyo baduha baragira icyo baduha ndabizi ngewe ureba abantu bazima reka abantu barushati nk'abara b'amakaba
bakareka mbanze mubwira ikintu kimwe bafatike njye ntabwo none se reba hano abantu meze nabi ntakomeza ubona ko ubu se naza kwicara hameze neza none muri make twihutisha ibintu urashaka iki wamfunguriye do papa wanjye yarahumye ntabona ihangane nyine tu neza wamfunguriye kaze ndeye mu mufuka niba arakantu ufite nze wakoze imana igumye kuri kumva humye no kurebye nagufunye impumire rekura ari kuri mu nese kuri mu byo uri kureba iki wajya uhamahana Kigali kandi nanga kutumva hamahana ishe ibyo biboko bimeze nk'ahajya ngo ni amusote ubundi reka mbanza mubaze ikibazo kimwe kuri impumyi uri kureba ko baduha amafaranga impumyi se none nubwo ndetse umva se ahubwo si baguhaye angahe shamaye 500 kandi mbonye ari bitanu amaye 500 gende ugushaka kumva ndakurya kandi uri impumyi isura reba amaye 500 we tuza turabona nawe kandi nyibone yari ibihumbi ni 500 ariko umbabarire ntunje sibyo ndakurira iki cyana yabo mfite 500 kuko numva ushaka kurya sko se basi nyakwe ndibutse uri impumyi nawe naringiye kukwereka nsanga uri impumyi wowe komeza udume ntugire ikintu wizeye ariko ntwongere amaye 500 ariko cyangwa amaye 500 turaza kumva ndaza gukoraho numva wakoze n'ubuso kumva ko atari 500 kumva n'umva ufite utugambo ubundi se urundi uri bose ataza se barabuzwa n'ikikuzi cyangwa tujyana ujyayo aya ngaya mfite nakubwiye mutajya ntabwo uzi ibyo nakubwiye buri wese azajya abika icya kabiri cyayakorewe niba bamaye 2 nako 500 ntiwumva ko ushaka ni 500 nayo nibeshye kuko ariyo nifuza kuko nifuza 2 niba 500 duhangana turindire ko hari n'undi uri buza duhandi nawe uba ariyo ubika ubundi dutaha ubwo uyu munsi turarya yawe ejo tuzarya oya ejo twarariya yanjye ejo twariya yanjye biriwe neza mugira neza muraho neza urakomeye nta kibazo umeze neza nta kibazo rwose bafungurira umuntu w'inkumi ungana nkawe ndagufungurira wabaye ariko mwaribonye ariko mubona kuba Imana yarabateye iteka natwe ariko bimeze ubusa nzamusiga mu nzu ari impumyi nibaza bakamukindura uzaza ufashe kumuhamba hanyuma se umukobwa nkawe w'inkumi wananiye kujya kumukorera reka mubwira wa mugabo niba udakeneye kudufasha shaho turabona n'abandi badufasha uranyumvira nta n'urusoni ariko nk'umukobwa nkawe uri kunyuka inabi ubwo naba nifite mu mufuka hari icyo naguha henga nze nigendere ndabona ufite ibikoma byinshi mu mutwe genda kabisa genda wari wananumva sawa uzaguma ushira isoni umuntu abasabye bamwumva ko nta maboko agira urabona irangegera nyine nzajya gukora yo gakorerwa twumviye ubusa yibonere Ufeni kwiro ni iki kikuzanye nawe uzatuma dutera akaga karagwira ariko buri gihe uhumurirwa n'ahantu none se ibyo byaje ryane uko Ufeni nagumye kukubona iyo ubonye ziba nawe ariko wagomye mbona se ngira wagumye umubona se ubundi uradushinze ariko reka mbanze ngubaze abatindi n'imutana n'ubuturi ubonye umutindi ni wowe uri umutindi kwa mbere kugeza ariko maze nkubwira ubundi uracyari kwihisha ibiki uri kwihisha ibiki ubundi arakuyobewe abonye twihimbiye umurimo urumva ati ntabwo mwangerana imbere jaruzi ziraza none se Ufeni wewe nta kibazo bagumye mbona buranangira ndi hari hakurya y'umuhanda baza bakinyimura cyoko yakubwiye ko mwacuja ngahe bijya se birakureba ni inoti nazibonye nabonyemo n'izindi nazirebaga hanyuma se kuba yaje agahumiriza akabimpumyi njye nkasabiriza sibyo ubusanari nishimye ubundi reka manze uramushinze ubundi kugwa neza ishyano ry'umukobwa wari kumva gashyane yansigiye umurage banza unyumve neza niba ndi ishyano urangaburira uramahira mwambwirire nta na kimwe umva gasopo
wabyaye umukobwa nanjye ndundi nge nakurahira nyangabo wakambere nitategera n'umuntu naraga nazo nyambara atazambara mubanze muzana ayo mwakore tuyagabana reba hano ari kwisha uranze wigira uranze wigira ishano ryose mubanze muzana ayo mwakore nakubwiye ngo kubanza wumve ni ibishoro niga hano twashoye ibyacu ubu nuwo gusa hanyuma ubwo bwenge warabugize rate byo navugaga uyu mukobwa akihorera mwaka haye urwagwa tugende ntuza inda zanyu nizo zabatanye aya sibaye umuntu yipangira umushinga ngo nanjye nta kintu mba mfite ariko fene ntago ari ukubeshya buriya ntago nashimba kubokorega ibyo nukubwira ngo yazanye wazane tuyagabana aha ngara burahanga kugira ngo cya gicupa cyamuhinze cyuzuye na yose igonyine tuyashyira ku yandi wakira ubwo bwenge ntabwo nyine kamanze bivuga ngo ubwo bwenge ese njyewe ubwenge nahimbye bwo guhuma ugasanga ari ubugoryi ndi gukora ubu ngubu ko nahumye nkaba ndi kwisabira ntabwo uri kuza kuyanteraho yigize impumyi kugira ngo noneho rero reka nanjye nkubwire ubu tuvugana isagonda ubu nanjye ubu ngubu ubana n'ubumuga ndabasaba